bucyo ubukwe buba rero nijoro turi gusengera ubukwe. Imana irambwira ngo mwana wanjye rero dore nguhaye urugo, kandi urugo nguhaye ni ishuri. Ako kantu mukandikeho, urugo nguhaye ni ishuri. Bike niko Imana yambwiye, irambwira ngo uru rugo nguhaye ruzakurushya. Wowe wagiye mu ishuri ubizi? Yego ko Mana, buretse se wari wabyumva iyo ari bishuri gusa. Irambwira ngo ruzakurushya, ikindi kandi ntuzishima. Ibazishyiraho nako kantu ngo nta nubwo uzishima. Irambwira ngo uzababara ngo ndetse uzajyurira. Mwami wanjye nijoro bucya nshyingirwa, natenze amadobo, amavarisi, amabase, amapaniye, yewe ibintu bimeze neza. Ishuri nitaga iry'icyumweru kimwe ndimaramo imyaka 14. Amen. 14. Tugiye kurebera hamwe amasomo wari kwiga. Buki se narinze ari igiki? Bike ngewe narinze mbyara. Ngewe narinze mbyara nzi ko buki ukwezi kwa buki. Ngewe narinze ko ari ubuki waba uri mu gikombe. Yesu mwami. Ngewe narinze ko buki nukuri se ndi kubeshya ngo bimare biki. Kwa buki wari uzi ko ari ubuki waba uri mu. Ngewe narinze ko muri kado haba harimo umuntu wapfunyitse igikombe kirimo ubuki. Muzarya ukwezi. Nyine niko narinze. Ariko wera. Noneho ahubwo turi gufungura kado. Turi gufungura kado. Noneho ntegereza ko mbonamwe igikombe cy'ubuki ndaheba. Nkajya mvuga ati buriya umugabo ni uzagenda buguri. Uko yajyaga ataha rero narebaga mu maboko ye ndeye ko yazanye ubuki. Avuga se ukwezi kwa buki ngiye ko nari kukubona. Igikombe cy'ubuki ko nkavuga ni Imana ngiye uzantabara ryari. Uwiteka ngiye kukinda umunyamibabaro, kukinza rigiye kunyica gutya. Rero uri ku ishuri ry'Imana si uko mutaba mwakoze. Hari abantu babyumva gutya bakaba banandika wenda no muri comment bakavuga ati ariko kuki abantu mudakora. No kuri uri ku ishuri nubwo wakora ugakora 24 kuri 28 nta kintu ugeraho. Mana ndabatangarisha. Kazuba kankubiseho icyo gihe nagiye kumva numva amaso aragiye buri umuntu apfata ari kubona. Urupfu narwinjiyemo ndarwumva. Numva amaso aya ngaya abona arazamutse biveho. Njya mbyibuka mpura n'umusazi umwotsi uri gucucumuka ku mutwe gutyo mwiyo base. Arambwira ngo nayaga ngira ngo ninjye wasaze ngenyine ngo ariko burya hari n'abamfashije ngo zana ngutwaza. Mutima urambwira ati nubimuhara bimena kandi wabifashe ideni. Sengaga cyane ninginga Imana winkure mu ubwo buzima. Nayishakiye mu mashyamba, nasenze Imana mu mazi, nasenze Imana nuriye ibiti, nasenze Imana nikoreye amabuye, nasenze Imana ndyamye, nasenze Imana nyagirwa, nasenze Imana nyiruka mu mihanda, nasenze Imana uburyo bwose amazamuka n'amamanuka, nasenze manika amaboko gasenga ndira. Uko wasenga kose rero byumvikane ko isaha y'Imana itaragera nta kintu utabarwaho kereka Imana yonyine. Nta mpamvu rero imbere y'Imana abantu bose bari kunyuma, abantu bose bari kureba, warira, waseka, warwara, wapfusha, wahora mu bitaro, Hamagara Bikemu cyangwa se Bikemu wa Yesu byose ntacyo bitwaye. Ndabasuhuje mwese mudemo gukurikira ibiganiro bitandukanye mbagezaho buri munsi kubwije nuko bukeye turi kuri EMTV cyangwa se Evangelize Romande TV, Yogeza Butumwa TV ndetse n'Iyobokamana TV. Nkuko bisanzwe rero mu biganiro byacu tugenda tuhamagarira abantu batandukanye kugira ngo dutegure nyine tubaganirize ibyo tuba twabateguriye. Akanyuze ngo mbibutse ko nicaye Burengera bwaryo cyangwa se Burengerazuba, aho ni mu karere ka Rusizi muri Kamembe. Ubu niho Bikemu yicariye rwose afata kuri oderi ya Oseya. Arya nawa Oseya kamerama oderi y'ikiyaga cya Kivu. Ni hafi aho ngaho kabisa tuba twiyicariye kuri hoteli bita Progress Hotel. Ni hoteli iherereye mu mujyi rwagati wa Kamembe cyangwa se wa Rusizi. Ni hoteli mbona nziza kabisa mu by'amaso yanjye. Bagira ibintu byinshi birangaza abantu ariko bitagamije kubararura ahubwo bibagamije kubaruhura. Muri byo harimo rero ibinyobwa byiza by'amoko yose, ka kofi, ninjiye Mana mu kofi rwose baranyakira neza cyane, n'abakobwa beza baza baseka neza nk'abanyarwandakazi. Ninjira muri hoteli imva ni ahantu heza kabisa. Uramutse uje Kamembe ushaka kuruhuka, ushaka kurelaxa, hari ibintu byinshi cyane byiza byagufasha kuruhuka. Igihe rero wabasohokeye Kamembe ndahakurangiye uzahasohokere usambwira. Ndi kumwe n'umumama mwiza tugiye kubana muri iki kiganiro kubw'impamvu z'ubuhamya bwe
ndetse no kuvuga amashimwe y'Imana ku buzima bwe. Naramwumvise ntaramuzana kuri kamera, numva nkwiye kumubazanira kuko hari byinshi yabigisha mu nkuru ye. Amakuru ki? ni meza, Umeze neza? ndashima Imana. Wambaye neza? Murakoze cyane. Urasa n'Imana. Oya nsa na ndi Clementine, nsa na Bikemo mu ishusho y'Imana. Rega gusa n'Imana w'ibyiyaka. Mu ishusho yayo nibyo, ndasa n'Imana. Nari narabyumva neza, nari ngize ubwoba we. Muba mutinda kumva. Jya mu mwuka nk'uwo ndimo. Yego. Kugira ngo tujye twumvana vuba. Amena. Turasa n'Imana, ndasa n'Imana, nawe urasa n'Imana. Cyangwa warigize ngo Imana yanditse ikibuga. Nari ngize ubwoba, ndavuga ngo buriya hari ukundi kuntu ugiye kuyivuga, kandi nanjye hari ukuntu njya nyivuga nkumva nta wayivuga nabi. Njye rero nakwireba nkagira ngo nsa nabi. Bibayibeshyera mubabwire yuko barekeraho. Njyewe navuga Imana nabi. Ya rwose nawe. Ntawe. Ninde tugiye kuganira rero muri iki kiganiro cyacu? Mugiye kuganira na Clementine Twagira Mariya. Twagira Mariya we. Amen. Ni izina ry'ababyeyi. Rwose. Ni ryiza, ndarikunda, ryarankujije. Ntabwo Twagira Mariya, Twagira Bikira Mariya, Twagira Yezu, n'abandi bose bafite amazina atangije na Twagira. Bose turabasuje mu. Nanjye ndabasuhuje. No kuri. Yego. Yes, Clementine ni umukobwa cyangwa ni umugabo? Badukurikiye hano kavuga ati Bikemo wampaye nimero z'uwo musista. Mbona seka. Uwo muntu nawe yaba yavangiwe. Kare ndi umukecuru. Umukecuru. Ariko hari akandi kiyongereyeho. Ubu noneho ndi umukecuru baby. Ko numva ibintu bishyize ku rundi rwego. Turaza kubivugaho urabyumva. Kristo wakashizeho. Mu kanya turaza kugavugaho. Reka umuntu wese asobanura Imana uko yayibonye. Yego. Yesaya yaravuze ngo dore umwana yatuvukiye azitwa igitangaza, umujyana Imana ikomeye, data wa twese uhoraho. Amen. Ubwo rero hari igihe ucakirana n'Imana nk'igitangaza. Yego. Agenda uvuga ukuntu itangaza. Yego. Undi akaba yarahuye nayo nk'umujyana. Nk'umujyana. Yarabuze umuntu umugira inama. Wajya kuri papa wawe na mama wawe ukabona nta nama bafite. Ukajya ku bavandimwe ukabona nta nama. Ku nshuti ukabona nta nama, n'abagerageje kukugira inama bakakugira inama mbi. Yego. Ariko wakubitana n'umugabo bita Yesu ati ninjye mujyanama mukuru, akakugira inama ugakora. Yego rwose. Ubwo rero kuvuga ko witwa mukecuru baby. Yego. Kubiraho muri iki kiganiro. Turabigeraho rwose. Ndagusaba ko watangira usenga Imana kugira ngo twinjire mu kiganiro cyacu. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu. Amen. Turaguhimbaje kuko uri Imana ikomeye. Turagushimiye kugira neza bugacya bukira. Warinze ubugingo bwacu abanyarwanda by'umwihariko muri rusange, warinze abagenzi, nanjye urandinda uraturengera, izina ryawe rishimwe. Uyu mwanya rero tugiye mu kiganiro, tugiye kukuvuga ukuri. Mana ni wa mwanya nkunda cyane kubwira abantu uko ngiye kukuvuga uko nakubonye, kubera yuko kuguhamya ntibintera isoni, nta bwoba mfite kubera ko nzi ibyo wakoze. Niyo mpamvu ngiye kubwira abantu bawe bya bindi wagiye unkorera, kugira ngo umuntu ufite umutima uhagaze umuhagazemo utuze ujye mu gitereko. Mwami wanjye rero dusengeye gahunda ngo bane natwe, dusengeye abantu bose bakurikiranye mwami wacu iyobokamana, kugira ngo barebe bamenye yuko uri Imana ishobora byose kandi bafashwe bagubwe neza. Dusengeye iki kirere kugira ngo weyure utufashe, uduhe imvura mu gihe turi buze kuyikeneramo. Aka kanya ntayo dukeneye nonaha, ndakwinginze ngo bane natwe udufashe. Ibi byuma ni ibyuma byakozwe n'abantu, turakwinginze ngo abari ubiyobora uri kuri kamera uyobore. Mwami wanjye Bikemo nawe umuhe umugisha kandi umufashe umurinde indwara yatuma tudaganiriza ubwoko bwawe. Tugusabye umugisha, muri make tugusabye umugisha, ibyinshi biduhera ubuntu, tubisabye Imana yacu mu izina rya Yesu. Amen. 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 Ukabura yahagaritse, nibiretse nazihagaritse, byose nibibe biretse mu gihe baganire. Hari akantu wavuze uri gusenga keza. Mana 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 mana, sinyangira isoni zo kuguhamya habe na rimwe no kukuvuga. Uko abantu bagira isoni zo gutanga ubuhamya bwabo, ugasanga n'ababutanga bari kubatuka, baradusetse yewe we gushyira ubuzima bwanyu hanze. Yo baradusetse baradututse, njye n'abantu baranyanze.
ku bw'uku kuvuga imana ngo nakayivugiye mu butayu hariya dusengera hafi ariko ngo hano ngo ni ku isi yose ngo nyabuneka ngo hariya ngo ni ku isi ngo muba mwiyambitse ubusa ariko reka mbabwize ukuri ntabwo tuba twiyambitse ubusa abantu b'imana bagomba kumenya imana kandi bakayimenya ukwiri. ntabwo se bazi ko n'umwami yataratse umwiteruragwa ari kumwe n'abajepe n'abadepite ubundi nta nicyo kibazo abantu bafite muri iki gihe uko njya mbibona. abantu bazi ko wayivuga ari uko uri mu nzu nziza ukaba wayibwira abantu bakubonye mu modoka yawe ukaba wayibwira abantu kuko babona utunze utunganiwe. njye nkanjye by'umwihariko nk'umudamu muto muto nkanjye gutya abantu babumva umuntu ubyibushye ahari ari we wavuga imana ati nka kariya kadamu kameze kuri ibintu nk'ibi ariko reka mbabwize ukuri twe tuvuga imana bitewe n'ukuntu twayibonye. hari urwego abantu batarageraho rero bakumva ko bayivugira mu gikari ntigere muri saro cyangwa bayivugira muri saro ntigere ku irembo. imana niyamamare ni ku isi yose nigere izenguruka igere no mu madushe no mu bikoni yaguke igende ku isi yose. uko ni ukuri nzajya nyivuga mana yanjye ni ukuri nzakuvuga yewe nta na hatoya. none ijuru ridutije platform ijuru ritwicaje aho kwicara byonyine reba nk'intebe nicaye bike ni ukuri kw'Imana Yesu umwana we ndumiwe nibwo bwa mbere nica hano Yesu ndakubeshya bimarira ikiza. ni ubwa mbere winjiye muri hoteli nibwo ni ukuri k'umukristo nibwo bwa mbere ninjiye muri hoteli ukanywa na fanta nanyweye na fanta ikonje mana reba umutima wanjye ndi kumva agiye mu gitereko ahubwo Imana yo mu ijuru ni ukuri Imana nishimwe nyamara bavuze induru ni ibiki ubona tugiye kuyivuga ikibyiga kimeneke Mana yanjye ni ukuri ahantu yagukuye turayihera mu mashyuza mu Bugarama Yesu we turayijyana ni Burundi tuyigezeyo mu misozi yose Mana yanjye umva Bujumbura no kundahanga hose za Rumonge hose iyi Buhoro Cyendajuru nageze
ngenda mera nabi, abantu bakabona ngenda mera nabi, ababyeyi bakanyegera. Rimwe ko nari no muri korari, rimwe abantu baramvuga bingeraho baravuga ngo ariko badi ngo uriya mugeni ngo kuki duhora tubona ameze nk'ushaka kurira buri gihe, ngo ameze nk'umuntu ushaka kurira, ariko babivuga batabivuga nk'aho ari impuhwe bafite, babivuga bari kunegura. Noneho bingeraho nari naracecetse, rero naranze kubwira abantu. Noneho ababyeyi Imana ibaha umugisha, haza kuboneka umubyeyi umwe aranyegera arambwira ati kuki waba ko tubona umeze nabi, byagenze gute? Hari ababyeyi bayoborwa n'umwuka w'Imana, akakwegera akakuganiriza, ataguteje abantu, atanoshanye, akakwegera ari mu mwuka w'Imana kugira ngo aguhumurize. Arambwira ati mugeni, iminsi umaze njya uko waje turakuzi, ariko njya mbona iminsi uko ugenda ishira ugenda umera nabi, ni ikibazo kiwagize. Ndatuza ngira ubwoba. Arambwira ati humura, mbwira witinya. Ndamubwira ati ngiye ikibazo mfite n'inzara. Ndamubwira ati ikibazo mfite n'inzara niyinyishe. Arambwira ati rero nta kindi nagufasha, ariko ubu uko mbimenye ngiye kujya nkoresha uko nshoboye. Rimwe na rimwe nkabona yanyibutse, rimwe na rimwe nkabona mpaye ku byo kurya. Imana ishimwe barahari. Igihe cyaje kugera ndibuka hari umunsi twasohotse mu rusengero, ndikumva mu nda noneho hari zeru cyane, ndikumva ntari butari bwire. Nibuka umubyeyi, Imana imuha umugisha, umubyeyi ntabwo yangiriye neza, sinatinya no kumuvuga, yitwa Francina, mama Cynthia. Nibuka ko ataje gusenga, twararirimbanaga njyayo atari urukundo rundi, ariko numvaga kuko narinzi ko afite ku byo kuryiwe. Njyayo rero kuko si uko ntari namubonye, ahubwo umutima arambwira ati ubwo ataje gusenga burayiri watetse. Urukumva ndavuga ni burayiri watetse, niyo mpamvu ataje gusenga. Ngendayo rero mu rwego rw'uko nshaka ngo ndebe ko ndamira. Badi mujye muramira abantu n'ukuri. Hari igihe umuntu azi wawe inzara yenda kumwica, ntugatinye guha umuntu ku kintu agusanganye. Hari igihe umuntu azi wawe ashonje. Nagiye rero nkigera ku irembo iwe, kuko urumva njye navuye ku rusengero ikintu ngamije ari ukurya kubera inzara. Noneho ngegera ku irembo iwe ndavuga ngo mwiriwe, yari yicaye mu gikari. Ubwenge kuko bwagiye gushaka icyo kurya hamwe n'inzara, mpita ngenda ntora amazi yo gukaraba intoki ntaranamusuhuza. Urumva numvaga ko ngiye guhita ndya, amazi yari ari hafi, mpita nkaraba intoki nk'umuntu ugiye kurya ntarasuhuza nyir'urugo. Noneho akenge karagaruka, ndavuga ngo uyu mubyeyi anyibajijeho ngo iki ko nkarabye ntaranamusuhuza, ubu asomye mwiki? Kandi numvaga ashaka kwihagararaho ngo igi ndira nyine muri arabwenge. Nje numvire kundi ariko simbigaragaze. Noneho umutima urambwira ati shaka ubundi bwenge. Mita ko nkajya mubwira tewe ti mama Senti naje nkora ku byatsi hariya birura, ati nkajya ndigata ku ntoki kumva ibyatsi nakozeho marange ngongera nkikoresha muri amazi, ntabwo mu meko gasabune nkarabeho. Arambwira ati nimba bya byatsi byo harakunzira birarura nibyo nakozeho. Kandi bwahe nuko numvaga nshaka kurya. Arangaburira, Imana imuha umugisha. Nareba hejuru haruguru y'inzu iwe nkabona ibitoki yemerewe kuryaho, nkavuga nti Imana njye uzantabara ryari? Uwiteka ngiye kukindi umunyamibabaro, kukinza rigiye kunyica gutya. Ubwo umugabo nawe yarazindukaga mu gitondo ajya gushakisha. Rero iyo uri ku ishuri ry'Imana si uko mutaba mwakoze. Hari abantu babyumva gutya bakaba banandika wenda no muri comment bakavuga ati ariko kuki abantu mudakora. No kuri iyo uri ku ishuri nubwo wakora ugakora 24 kuri 28 nta kintu ugeraho. Mana ndabatangarisha. Yesu we nta nimwe bafasha uko barabarobyi bari mu gihe ndabatangarije igihe cy'Imana kitaragera, za Imana yo kukugira neza itaragera. Nubwo wayakora yose, nubwo washaka, nubwo wabigenza ute nta kintu ugeraho. Rero umugabo mu gitondo arazindukaga agafata igikapu akagenda gushakisha. Nimugoroba nka saa moya akaza n'ibiceri 3 by'ijana. Kambwira ati genda uyashakishemo ibyaturengera. 300 nkayapangira bikanga kuvamo. Ntavuga se Mana ndahaha iki? Ubwo nahitaga njya nyine kera byari binoroshye bukeya. Ngahita mvuga n'ubu ni dodo, ni acyonga n'ubugari.
avuga ni ubwo nabaga cyonga cyonga ariko burya koko warakize pe oya ntabwo ari ugukira ntabwo uzi cyonga 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 hari iyo mu isoya hari isoya hari n'iy'ubunyobwa muri makeya ubwo ni isoya cyonga naguraga akasoya kuko numvaga ariko gatubuka noneho kanagura makeya kubera ko 300 ndi kuyapangira ibintu byinshi nibura ndebe ko nejo ku manywa nzaryaho hanyuma rero nkarara ngenda ijoro na 300 yanjye ni mu mashyamba ngiye guhaha n'ijoro nuko nkagerayo ijoro ryaguye ngahaha ibishoboka by'intica ntikize ngataha muri make nzarayo nayivugaho amasaha nandi yarandiye kugera ubwo mpuma amaso mana ndabyibuka munsi umwe nari nicaye mu rugo ariko kazuba buriya rero umuntu ushonje azirana n'izuba buriya impamvu wabonye nemera ko turyicaraho ni uko nari maze kunywa karagafanta kuko nzi ikintu izuba rikorera umuntu ufite inzara ntabwo nari kukwemera buriya tuhicara nta kantu ndanywa kuko ndabizi neza akazuba kankubiseho icyo gihe nagiye kumva numva amaso aragiye buriya umuntu apfa atari kubona urupfu narwinjiyemo ndarwumva numva amaso aya ngaya abona arazamutse sinongera kubona gusa yazamutse nyumva nyoberwa aho agiye sinongera kubona ngiye kumva numva amatwi yose acuzemo injereri ngiye kumva injereri zibaye nyinshi numva mbaye nk'umuntu wikoreye toni ndavuga ngo mana ndapfuye kandi mpfiriye hanze narihanganye nkora ku nzu bukeya ngenda nkamba ku nzu ngenda numviriza ngeze aho umuryango ndahamenya ndinjiramo ngeze aho undi muryango ndahamenya mbona ninjiye mu cyumba ndyamamo mpita numva nkoze ku gitanda ndacyumvishe ndahirima ndavuga ngo mana abaro undengera hashize nk'iminota 20 ngenda numva umwuka ungarukamo ngenda numva icyuha kirandenga ngenda numva akaboko nakarambura karemera ariko byari byarangiye nabuze imbaraga zose Imana inkiza urwo rupfu gutyo ariko muri makeya inzara iraryana kandi irica kandi yica nabi inzara irakunanura inzara ikakugira umukecuru ikakugira umusaza inzara itera imico mibi inzara inzara ni mbi irashongesha bike nagaruko nanganaga niye mitsi meze gutya akenshi n'ingaruka z'inzara yandi igihe kinini ariko Imana izambyibushye Imana izangirira neza ndabyizeye nanjye cyane amen kagarukira hari byiringiro ubukene rero nibwo tugezeho urumva inzara yandyaga ariko mfite imyambaro bite n'ibikoresho byo mu rugo amasahani amabase bikiri bishyashya na cyane ko ntacyo nari narabikoresheje byari bihari teremusi hari ariko imanitse nta mushyitsi navuga ngo mbonye umushyitsi netse cyayi muri makeya hari umukene usurwa nta nuwo nabonaga Mana ishimwe igihe cyarageze bya bintu nabyo kuko Imana yambwiye ngo ni ishuri navuga ku rusengero nkambura nimba nari nambaye akaburuzi k'umuhondo nkakambura ni mu mbeho nababwiye nkakazinga neza nkabika muri valise nkagasubizamo ku kindi cyumweru nkambara agapira urumva umuntu w'umugeni afite imyenda hashira nk'ibyumweru 4 nsimburanya mutima ukambwira ati subira ujye kureba kandi wari wahereyeho najya kukareba ishuri ry'Imana kubera ko ni mu mbeho nahise nzinga nta kubanza gukakausha kuzuba ngo kongere kume noneho karagiye karavuba nimba kari umuhondo ngasanga kabaye ubururu bw'amatashi nabutagira ngo wenda no ubururu niba ari umweru ngasanga wabaye umukara mwene hano aha mu maha ngasanga nako karapfuye ku buryo ntazongera kukajyana gusenga imyenda nayo irangira gutyo ubukene buba burinjiye nabwo imyambaro birashize inkweto nagiye nguru dukweto twiza nazambura kubera yambeho nkamanika ahantu uruhu rukabyimba rw'inkweto noneho nazongera kujya gusenga akazuba gake karasaho inkweto igihu kikabyimba kigaturika noneho ya nkweto nayo ikabitaye agaciro muri makeya byose nabyo birarangiye Yesu we umuntu akaza ati mugeni ntiza kwibase njyane hanaha nayimuhaye ari nzima akayigarura yayimennye mugeni mpakuri ya paniye yawe ngiye gusura iwacu umuntu nkayimuhereza akayigarura yasadutsemo ibisate bibiri byose biba birarangiye Imana se ntiyambwiye ko nta cyiza nzabona byose bikaba birarangiye nsigara kuri 0
igihe kiragera ubukene nawe muvuzeho kantu gatoya. Ubukene ntatuma ujya mu isoko, bukene ntatuma ujya guhaha, bukene tumuhaha nijoro kugira ngo bimwe basigaje wa mucuruzi waburaniwe agiye kubicyura aguhamagare abiguhere kuri makeya. Nta mukene uhaha ku manywa. Imana ishimwe, ariko twese iratuzi. Rero nabyo biba biraje, ubukene bwinshi bumara igihe biba birarangiye, mba nabwakiriye. Byose narabyakiraga nkumva biraje, nkabyakira kandi nkumva ko nkwiye kubikomereramo kuko Imana yambwiye ngo uzakomere. Rero tubuvuzeho nabwo tugeze kwa gisuzuguriro. Gisuzuguro rero wehe n'umwana arabimenya, n'umuntu wese ahita amenya ko ibyakubayeho kuye no gusuzugurwa. Gisuzuguriro ntatuma ubona ijambo abandi barifite. Gisuzuguriro ntatuma bagutumira mu bukwe. Mubyumve neza, muntu bagiha invitation y'ubukwe jya ushima Imana. Yesu wawe uzi ko mu murenge batanga invitation y'umuturanyi agatanga invitation akakwibagirwa, uzamutwerera iki? Gisuzuguriro ntujya mu bukwe. Gisuzuguriro umva ahantu abantu barura hatinya nawe ubwawe ukavuga ati senge kuko nakwicara muri bari abantu. Muri make ubugiye inyuma y'ibyiza, muri byose ubugeze ahantu uzakurwa n'Imana yonyine. Byose rero biba binyirunzeho kwa kundi nababwiye musaza wanjye yankoreraga isuku ku mutwe nkamera neza. Igihe cyaje kugera namaze umwaka ntarasubira kwiyogoshesha. Wa mukobwa buri wa gatandatu bashyiragaho kwa meze neza, agatera kanta za bigani na kerere. Murebe umwaka ushize ntabwo kujya ku mashini igabanya umusatsi. Igihe cyaje kugera umwaka ugiye kurangira njya kwiyogoshesha, njya mbyibukaho gato. Ngeze ku muntu wogosha arambwira ngo mujye nikuramwe igitambaro. Yaranzi ngira isoni, mujye nikuramwe igitambaro nkogoshe ngira isoni, nkazamura gutya. Mujye nikuraho igitambaro nkagira gutya, mujye nikutari kugikuramo ngira gahoro. Aza kugira umujinya abonye ndi kumutinza kuramo vuba, we akinkuriramo arumirwa ampa isokoza ati ngaho sokoza. Najya gusokoza ni wa musatsi umaze ameza ngaho ntano. Yesu we teka we Mana ishimwe. Nashyiramo igisokozo nkumva ndababaye, nkazamura nkumva birambabaje. Arambwira ati gira vuba. Ntinya kumubwira ko biri kumbabaza wenyine anyaka igisokozo. Ndamwibuka yitwaga Munyaneza, ntago mbeshya, yogosheraga mu Gisakura. Ababyibuka babyibuka, ntabwo tuba twaje kubeshyera aha hantu. Ni ukuri ni ibintu byabaye. Arakishikuza arangije ashyira mu mutwe gutya n'imbaraga ze. Abantu bakora karakaze nabo mbahaye ubutumwa. Hari igihe wahura n'inzengere yazahaye ukagira ngo Yesu wereka mbabwire ibyambayeho. Akubisemo igisokozo numva mvugije induru. Arazamura n'imbaraga umusatsi wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu n'uwa kane. Yo arangije numva umutwe kumwe kuwe mu gisokozo wikubise gutya ku nzu. Numva ndazengereye ndamubwira nti ndapfuye rekeraho. Nyogo umusatsi wanjye wundekere ntacyo waruntwaye. Nushaka kureka ndapfuye umutwe urambya. Numva ndababaye. Arambwira ati hangane. Arantuka arambwira ati ariko mugeni wowe mu byukuri ubu y'umusatsi ungana gutya byatewe n'iki? Kandi bogoshiraga igiceri cy'ijana ndagikura he? Igiceri cy'ijana ntacyo nari kubona. Nuko arangije ndisobanura ndabwira ariko wowe kora akazi wahamagariwe, ibindi nibikureba. Tujya tunihagararaho mu kigeragezo. Numvisha atiye kumenyera ndavuga ariko ubundi banibe. Ndavuga ati ariko ubundi naje ngo unyogoshe icyo nkuzaniye n'umusatsi winsaba ibisobanuro. Singuyu urawuruzi se nyogosha ngo ndakogosha gute? Nawe ati nyogosha uko ushaka, cyangwa mbwa nukunkuraho umusatsi. Ari ibindi arangije aravuga ati ampaye inka. Arakora aranyogosha mwanya munini cyane sinabitindaho. Ndataha muri make yabukene nzara gisuzuguriro byibera iwanjye. Umwaka urarangira, nibuka ko muri umwaka ugiye kurangira ariho nize ubwenge. Ndavuga ni Imana ngiye gupfira muri ibi bintu, nanjye reka niga ubwenge. Ndara ntekereza ikintu cyo gukora. Ndangije kurara ngitekereza, mutima urambwira ati curuza. Na n'igiceri cy'atanu umutima urambwira ati curuza. Undi urambwira ati ese uracuruza iki ko wasaze? Ndavuga nti ngiye gusara, nimba ari nuko basara iwacu bazamenye ko nibura nasaze baze bandebe. Mbo ndagenda njya ku muntu wacuruzaga ibishyimbo, umuceri, tomate n'amatunguru. Namwanije kugusaba ibintu byo gucuruza. Arambwira ati nguhe iki? Ati ndamugani mu muceri, mu ibishyimbo, mu tomate n'amatunguru.
arambwira ati byangahe ndamubwira nti genda ibiro bibiri aragenda arambika kuri kontwari aho yacururizaga ndangije arambwira nshyira mu ipani yanjye nahahiragamo ndangije ndikorera arambwira ati nyishyura nti ntabwo nkwishyura atampaye inka bimeze bite nti ni ideni nje gusaba uje gusaba ideni wanikoreye nose bigende bite ni ideni nje gusaba kandi ndizera kurima arambwira ati utwaye rero ideni ryaya naya ntirakoze Imana iguha umugisha ari igihe kigera umuntu akamera nk'umusazi ndikoreye ntumbaze ngo ibyo bintu nari nzi muri nge numvaga ko ngiye gucuruza naragenda biteka ndateka ndangije ndavuga ngo Mana ngiye gucuruza iyi restaurant y'ideni kandi yo ku mutwe ndakwinginze ngo tuhahurire amena njya nibuka Imana mpurana nayo aho hana akanya gato ndagenda ndabiteka ndangije hari ahantu bari kubaka hoteli muri Nyungwe icyo gihe ndabyibuka za 2006 abantu babyibuke hari hoteli bari kubaka nshyashya ndavuga ngo ngiye gucuruza ibi biryo kandi bitetse ndangije shira mu ibase umuceri nari nasabye ibijumba by'ideni handi hantu shira mu ibase ibijumba umuceri fata indobo mu byo nari sigaranye bikeya bitashize shiramwo ibishyimbo navanze n'imbogeri by'ideni ndangije fata igikapu shiramwo amasahani ndaheka kuboko kumwe gutwara amazi ukundi gutwara indobo irimo ibishyimbo n'imbogeri ibase ku mutwe irimo ibijumba n'umuceri kandi ndabatangariza ko byari bishyushye ntago byari bikonje Yesu umwana w'Imana byari bishyushye ubwo nukuvuga ngo nukuzamuka ahantu nibura nk'iminota 30 ndi kuzamuka ndikoreye umuriro ku mutwe hano haratwaye umugongo urahetse kandi byose ni iki ni ideni nta byiringiro byo gutabarwa mfite nubwo mbyikoreye rishyushye ndikoreye ubwonko buri gushya bwonko bwatokombera numva mutima ukambwira ati tura ndukambwira ati sasita nigera ntibabirye warabifashe ideni urabigenza ute ihangana ushye uko ndi kugenda ndi gushya hajya mvuga ni Imana wanyorohereje ubu bushyuhe ariko hari igihe kigera Imana kukuri kukwigisha kamera ntikuretse ibiryo barabiryaga ariko nanjye ngatanga ideni kandi nafashe ideni ariko byose Imana igenda ibimfashirizamo byongeye aho ngaho ho nari ntabaweho gake kuko ndasigazaga dukeya nza kurya nijoro n'umutware tukaturya urumva byari bitangiye koroha ndi gucuruza restaurant y'ideni ariko nibura nijoro turabona ibyo kurya Imana ishimwe ko ntapfiriye aho hantu njya mbyibuka reka twihute tubiveho njya mbyibuka mpura n'umusazi umwotsi uri gucucumuka ku mutwe gutyo mwiyo base arambwira ngo najyaga ngira ngo ninjye wasaze njyenyine ngo burya hari abandi bamfashije arambwira ngo cyakora zana ngo utwaze uwo ni umusazi wari wisobanukiwe Yesu we uwo ni umusazi nimba ari ubuhanuzi yarahanuye simbizi kugira ngo umenye neza ko nasaze arambwira ngo najyaga ngira ngo ninjye wasaze njyenyine ngo ariko burya hari n'abamfashije ngo zana ngo utwaze mutima urambwira ati nubimuhara bimena kandi wabifashe ideni undi mutima urambwira ati none se ku bwonko bugiye guturumbuka urabigenza gute kakubimuha nibimeneka bazakubabarira uzaza ubereka aho byamenetse ndabimuhari ikorera arantwaza angeza ku kazi gutyo ndabimenyera amezi 3 ashira ndi gukora ku kazi kumubabaro unduhije noneho numvaga ari igisubizo ariko nduhumuruho mbabara umubabaro urenze mu bisubizo nuitaga ibisubizo inkwi zo kubiteka nagombaga kuzitashya abampaga ibijumba byari ideni byisaba kubanza kubikura kuko ari ideni ibintu byose bingo yari nanjye uri bubiteke ibishyimbo n'ibijumba n'umuceri kubiteka njyenyine kandi ndi bubigeze mu kazi saa 6 kandi ndi bukora nta muntu umfashije mfite n'umwana w'uruhinja wumva ko kantu ukandika kutundi ndahababarira ndaharuhira bwonko Imana ibonye bugiye guturumbuka mu mezi 3 ihagarika akazi iyi Mana yacize ubwenge abantu bararira ngo akazi kahagaze kumbe Imana yabonaga ntihajyaho kundi kwezi kwa kane ndi busari kandi pe numvaga ubwonko buri kujya butogota kubera ibibazo n'ibitekerezo na bwa bushyuhe bw'ibase Imana ishimwe ko ntapfuye inyamaswa nahuraga nazo zigashaka kubimenesha ndibuka umunsi umwe mpura n'inyamaswa zo mu ishyamba rya Nyungwe abantu barahazi n'abajya bahanyura bajya bona utunyamaswa mu mihanda twatundi twakwigirijeho nkana twakwangiza rero hari utunyamaswa twitwa inkende reka nuvugaho mpite mvayo noneho zangoteye rimwe ari nk'esheshatu utwo tunyamaswa rero dukunda gukora ibintu by'utukino ariko ngewe byashaka bibaye ngombwa ngo zimenesha ibyo nikoreye inyamaswa rero dukende kamwe kagira gutya n'akandi karabikora ubwo kari kunsaba ku byo nikoreye noneho umutima urambwira ati ibi biryo rero nutura zikabirya urabigenza ute
undi mutima ati nuzi ibyima zikamanuka haramwa kiriya giti zirabikumenesha. Mutima urambwira ati niwiga ubwenge uzisuhuze, ziramutse zirabona ko uzikunze kuri mwene wabo zikure kutambuke. Mana ishimwe igiduha ubwenge mu bigeragezo. Inkende rero ndazibwira nti mwiriwe, ndazipepera ndavuga ati mwiriwe, ndi guseka cyane kugira ngo nzishimishe zibone ko niburana zibone ko dukundanye. Koko mbikoze ni tunyamaswa, icyo ukoze nacyo natwo turagikora. Iyo usetse turaseka, naragize gutya natwo tugira gutya, turansekera nanjye ndaseka, urugendo mba ndarukomeje. ubuzima bwatumye ushaka ubushuti ku nyamaswa kandi bwampaye ubushuti kuko bwarandetse ndatambuka. Inkende zari muri Nyungwe niho narindi gemuye. Noneho Clementine, ni ubuzima bugoye, ni ubuzima butoroshye namba. Imana irakubwiye kuziga koko ni icyashuru kirimo. Ubwo buzima bumeze utyo, wenda dusoza wumazemo igihe kingana iki? Uyu munsi nicyo ushima Imana none ishimwe ryawe? Nababwiye ko nabumazemo imyaka 14, ariko naje kwimuka mu Gisakura ntura mu Bugarama. Imana yajyaga imbwira ko izahanyimura. Bwa buzima nabubyariyemo umwana wa mbere, umwana wanjye nkunda witwa Sostene. Arangije amaze ibyumweru 2 avutse afatwa n'igicuri. Bwa buzima nabubyariyemo umwana urwaye igicuri, ariko Imana ikambwira ngo izamukiza. Imana ishimwe ko yamukijije. Tekereza umwana wa mbere nawe avukanye ubwo bumuga, na zanzara zose na byabukene na byabisuzuguriro. None byaye n'umwana ugagara buri munsi, ugagara buri kwezi. Igicuri mbega baranambwira bamwe bo mu miryango ngo nta mwana tubyara umeze gutya, twebwe ni wowe ubyadukanye muri uyu muryango. Muri makeya Imana irambwira ngo nzagukura hano injyana mu Bugarama. Bugarama mpageze sanga amashuri yaho atandukanye nayo mu Gisakura, kuko yoho aranakwigisha unashyuha, kuko hoho nta miyaga ihaba, nta mbeho ihabri, kirere nikivusha imvura mu gihe cyayo, na ahantu hagushyuhira amanywa nijoro. Sanga amashuri yaho aratandukanye, ariko naho ndahigira, migira akazi ko gukorera abaturage, mbahingira imirima yabo, migira akazi ko kujya muri Kongo gukorera y'abazayirwa abakongomani, nkigira kuvuga igiswahili ntarakimenye, akambwira ko amakazi mu giswahili nkabyumva, naho ndahigira ndagakora kuburetwa bukabije. Migira kujya mu gishanga gusarura abaturage imiceri yabo, kara akazi gakorwa n'abagabo, ariko ndakiga ndi umugore kuko nari ndi ku ishuri. Nkirirwa nkorera 1000 amafaranga 1000, ibintu biruhije kandi bigoye by'imibabaro. Umugabo wanjye twari turi kumwe nawe ashakisha impande n'impande, ariko bikanga. Imana yarambwiye ngo bizanga kugeza ubwo yonyine bishatse. Imana ishimwe ko igihe kijya kigera igashyiraho iherezo cyangwa ikagabanya umusonga, niko navuga. Ndacyari ku ishuri, ndacyari kwiga, ariko Imana yagabanije umusonga. Hanyuma rero igihe cyaje kugera, Imana irambwira ngo mu bwo buzima bubabaje bw'umubabaro nubwo wariraga, ariko ubwo ntago nababwiye ko nasengaga cyane ninginga Imana winkure mu bwo buzima. Nayishakiye mu mashyamba, nasenze Imana mu mazi, nasenze Imana nuriye ibiti, nasenze Imana nikoreye amabuye, nasenze Imana ndyamye, nasenze Imana nyagirwa, nasenze Imana niruka mu mihanda, nasenze Imana uburyo bwose, amazamuka n'amamanuka, nasenze manika amaboko gasenga ndira. Uko wasenga kose rero byumvikane ko isaha y'Imana itaragera nta kintu utabarwaho kereka Imana yonyine. Rero irambwira ngo mwana wanjye muri ubwo buzima urimo bukuruhije, itegure rero n'ikindi kintu. Ndavuga nti ni igiki? Ndavuga nti Imana igihe yajya kuntabara, ibwo mbwiye ngo nitegure. Najya gusenga umuntu akajya mwiyerekwa ati mama Sostene, ati mbonye wambaye ipantaro y'abagabo, mbonye wambaye inkweto z'abagabo ndetse n'ikote ry'abagabo. Nkavuga nti ibyo bisobanura iki? Abantu bakambwira ati buriya umuntu ahagaze neza mu mwuka Imana imugaragaza nk'umugabo. Undi muntu akambwira ati mama Sostene witondere iryo yerekwa, kwambara nk'abagabo ushobora kuba ugiye guhura n'ikibazo. Bukeye Imana rero iza kwerura, irambwira ngo buriya rero nimba utarubizi ugiye guhagarara ku musozi w'ubupfakazi. Ubwo nari mfite abana 6, itangira kwerura kongeye gupfakara. Ndayibwira nti ntago bishoboka,
ntabwo napfakara mfite abana bangana gutya nabigenza gute? Nta mpamvu rero imbere y'Imana abantu bose bari kunyuma, abantu bose bari kureba bakurikiranye ubu buhamya bwanjye, nta mpamvu imbere y'Imana. Imana yitwa Imana. Warira, waseka, warwara, wapfusha, wahora mu bitaro, yitwa Imana, niryo zina ryayo. Njya nkunda. Yego, umugabo yaje gutaha, umugabo wanjye yaje kurwara nk'uko Imana yabimbwiye. Imana yarambwiye ngo agiye gufatwa n'uburwayi bwihuse kandi azapfa. Irambwira ngo azapfa umwaka wa 2020, umugabo wawe ntazawugeramo. Yabimbwiye 2019. Irambwira ngo veni muzi ko abantu twari twiteguye nk'ibitangaza twese. Irambwira ngo veni we ntazayikandagiramo ahubwo azapfa. Irambwira ngo ariko nzabana nawe. Rero yaje kurwara, araremba, ajya kwa muganga biranga, apfa, ampfira mu biganza byanjye. Hari ku cyumweru mu masaha ya 5:05 nibwo yarangije urugendo. Ariko bucya arangiza urugendo nibwo namwegereye, numvaga umutima wanjye ubabaye. Ndamwegera ndamubwira nti ngende kubona igihe cyawe kigeze. Nari narabimuhishe kwanga kumukura umutima, ariko umutima urambwira ati ntago yapfa utamwegereye ngo umube hafi nk'umugenzi. Nabwo ngende kubona igihe cyawe cyegereje, ndi kugira ngo ubaze nimba hari ahantu ruzi uri kujya, kuko numvaga nshaka kwambwira ko ari kubona nka korari iri kuririmba cyangwa amakanzu, numve ko agiye mu ijuru bishimisha. Ubukene n'inzara twanyuzemo numvaga ko ari imbutse byambabaza, basi nazabona ubugingo nubwo nsigaye mu bibazo. Arambwira ngo nta kintu na kimwe ndi kubona. Ndamubwira nti ukubera iki nta kintu uri kubona? Arambwira ati nta na gito. Ndamubwira nti shakisha impamvu uri kubona nta kintu uri kubona. Wacurangiye Imana, waririmbiye Imana, Mana kuki ugiye kugenda utaza ahantu ugiye kujya? Ndamubwira nti shakamwe impamvu. Arambwira ati kereka nimba ari amadeni mfite. Yari yatinye kubimbwira. Yareba abana agiye kunsigana, yareba ahantu agiye kunsiga, inzu idashinga ititira yenda kugwa, yareba ibibazo agatinya kumbwira ko arimwe amadeni. Ndamutinyura, ndamubwira nta madeni urimo angana iki. Arayambwira. Ndamubwira nti yere kuko ubuze ubugingo, wowe ayo madeni yose yivaneho uyanshyireho, igendere neza njyewe nzayishyura. Kandi nabivugaga nta hantu mbona nzayakura, nta cyiringiro namba, ariko ndavuga nti mutegure nibura agende neza. Arandangije kumwemerera ko nzishyura, mbona ko agiye yaca nawe, mbona ibyishimo bimujemo. Ajya yambwira ati nimba ari uko, ati Imana ishimwe ko wa gatandatu arara ameze nabi, ariko Imana yari yambwiye ngo uyu munsi niwe wa nyuma wo kubaho kwe, birarangiye, urugendo rwe rurarangiye. Rero nari mbizi neza ku cyumweru nka 5:00 Imana yohereza abantu b'Imana baje kumfasha gusenga. Bahageze turatangira turarimba turasenga. Turangije gusenga arambwira ngo ndashaka kwegamira. Nicara ahantu yari aryamye aranyegamira. Arangije amaso aragenda, ababyeyi turi kumwe baramuhumbya. ntabwo biba byoroshye abantu b'Imana. nimubona tuvuga dutanga ubuhamya nk'ubu, nyine umuntu aba yibutse byinshi yaciyemo mu buzima. uyu ni umubyeyi ukeneye abantu, ukeneye abamuvugisha, ukeneye abamuhakeya, ukeneye abakomeza kumuhumuriza. bene ibi aba ari ibikomere bigoye kandi bigakira, ariko Yesu ni byose kumufite. ni ku ijambo ry'Imana ryatubwiye. Mwihangane biba bingoye. Hanyuma rero arapfa, angwa mu maboko, asigana abana 6 mu nzu. Umuyaga utambuka nkikanga kwiri bugwe, arataha. Ariko Imana irambwira ngo nzabana nawe. Hanyuma igihe kiza kugera, Imana ikomeza kumpa imbaraga, abantu baransengera, abandi baramfasha, abandi bamba hafi. Imana ibaha umugisha, itorero rimba hafi. N'abana beza, abantu bagihagaze neza n'abana beza, barafasha bakajya basura, bakanzanira ku byo kurya, bamba hafi uko bashobojwe. Umuyobozi wacu akora icyo gihe ndirimbamo, amba hafi n'abandi bayobozi bo muri korari Guru bamba hafi, nge ndirimba mu ya 2. Birangira rero
imana ifashije gutyo umwaka urashira, umwaka wa kabiri uraza, rimera nk'aho ari ishuri rishya naryo ishuri rishya rindi ritangira ry'ubupfakazi. Hanyuma reka ryo ntituze kuritindaho cyane, dufite tuzanye tuzagaruka dufite ibintu byinshi cyane dushobora gushyira no mu byiciro. Wabaye umupfakazi, urumvikana ubuzima umupfakazi aba arimo, noneho yari asanzwe akennye, ubwo yaba ari indi paje y'ubuzima. Ubwo tujye nyuma y'ubupfakazi, se nyuma y'ibyo byose wongeye gushaka birakunda? muri bwa bupfakazi mbivugaho gato, imana yajyaga imbwira ngo nzongera kukugarukaho ngo ubu urundi rugo. Ngewe nkabyanga, nkayibwira ngo nimpe umuceri n'ibishyimbo, ko nibyo numvaga nshaka cyane, ko ntabwo najyaga mbibona. Ati numva akawunga k'abana, urugo ntarwo nshaka. Najya gusenga, abo twasenganaga barabyibuka bamwe bakahanura ati imana igiye kuguha urundi rugo. Ngewe nkumva nabishaka. Imvugo y'Imana ikomeza kuza cyane, Imana ibimenyetso byinshi, nza no kubona ko igihe cy'Imana kiragera, nta mugambi wayo nta wawurogoya. Imana yishima ko mu rundi rugo, Imana iranaruma, ndanashyingirwa, nshyingirwa bwa kabiri. Niyo mpamvu nababwiye rya zina reka nongere seke. Niyo mpamvu nababwiye ngo ni mukecuru. Yego rero ubwo Imana mu rundi rugo, ndashyingirwa, biva mu bikomeye. Abantu bamwe baranseka, ariko umugambi w'Imana nubwo bagusekura sohora. Abantu baransetse rero, abantu baranuka, abantu bamwe barambwira ati mama Sosthene rwose ibintu wishyizemo, bakumva ko ari byo byishyizemo. Nababwira ngisobanura, ariko iyo uri mu mugambi Imana nta kwisobanura. Nababwira ati muri kundenganya, nanjye singewe. Bamwe bakantangira ubuhamya ati mama Sosthene Imana imubwira urundi rugo nari impari. Abandi ati ubu ibintu Imana bimubwiye turi gusenga muri murya. Abandi ati turi muri Sinayi Imana yarabivuze. Abandi ati turi kwibuye rya ryangana mwibuke ko Imana yabivuze. Mama Sosthene muri kumurenganya. Abantu bakansobanura. Abandi bakora udutsiko hirya ati yo ko Mana muzaba mureba. Ati buriya mama Sosthene ko kwagiye gushakana abana 6. Ati buriya koko yareka agasenga Imana, yareka, ariko ntabwo bari bazi icyo Imana iri gushaka kuri njyewe. Nanjye ntabwo nari nzi ikiri gushaka. Muri make nabonye biza mu mugambi w'Imana. Abandi bakansobanura, abandi bakamvuga, abandi bakanseka. Igihe kiragera n'ababihanuye, bahanuye ubwo bukwe bamvamo. Baravuga ati ariko banze ubukwe twahanuye atari buriya. Ati none se kubera iki Imana imuhaye ubwo ikintu bari batsimbarayeho, bumvaga ko Imana izampa umugabo w'umusaza ufite imvi, cyangwa ugendera ku kabando, nawe wagize ikibazo nk'icyanjye agapfusha umugore ufite abana. Nicyo mpamvu bumvaga ko ari ibyo bintu Imana iri kuvuga, ariko nta warondora imigambi yayo, ubwenge bwayo ntiburondoreka. Turirimba indirimbo ya 45 ivuga ngo iby'Imana ikora biradutangaza, ngo nta n'uwabimenya uko biri, ngo ariko icyo nzi nuko icyo Imana ishaka aricyo nkwiye gukora. Bagiraga mu buzima abantu bakumva ko ari bo bakwiye, babona igihe ndimo dukwiranye. Noneho rero induru ziravuga, abantu baranseka bitewe nuko igitangaza Imana yari ikoze. Baravuga ngo ntabwo byari bigakwiye ko mama Sosthene buriya bukwari bw'Imana yavuze. Ntabwo aribwo yavuze mama Sosthene arihuse, mama Sosthene aba mama Sosthene mu kibaya cya Bugarama. Igihe cyaje kugera, ariko kuko Imana iyo yavuze irasohoza, ikora ibitandukanye n'ibyo abantu bavuga, ikora ibitandukanye n'ibyo bibwira. Ubu rugo n'ubundi ndurimo, bwarabaye, bugenda neza, turi kumwe rwose. Bwabaye ku itariki 6 z'ukwezi kwa 5. Ni uwanjye. Yego narabyaye kubera Imana ishimwe, naryo nishimwe. Abantu bo bahise bavuga ati nta nubwo azabyara, mama Sosthene ibintu yishizemo ntabwo azabyara. Igihe kiza kugera, Imana irafasha, ntabwo yankojeje isoni, impa gusama inda, ndatwita amezi 9 ndabyara, mfite umwana w'umukobwa. Imana ishimwe. Yego Imana ishimwe. Amashimwe y'umama ni meza, ni menshi kandi arumvikana.
nubwo n'ubundi urugendo rw'ubuzima rugikomeje rurakomeje cyane rwose n'ubundi ndabizi ko hari ubwoko bw'amasomo ukiga ndacyari kuyiga utarangiza ariko uzasohoka mu ishuri uri icyuma gityaye kandi gifitiye umumaro abantu rero nasoza ngushimira cyane ukuntu wemereye Imana ukaza gukoza Satani isoni nuko twatangiye tubivuga mu isengesho ariko kandi hari abantu bakurikiye kino kiganiro bashobora gukenera bashobora kwifuza ko muvugana ko musengana mu buryo butandukanye ko bagufasha gusohoka mu ishuri. Imana igikoresha abantu ibintu byose Imana ibinyuza mu bantu. Hari umuntu ureba kino kiganiro akaba yavuga ati nge ndagura akawunga y'umwana, nanjye ndagura umuceri, nanjye ndagura iki. Byose birashoboka cyane, ntabwo twabuza abantu gukorera umugisha kuri wowe. Ndagira ngo utange nimero yawe ya telefone udusomera ijambo ry'Imana riri kugufasha kurisoma gusa. Dusenga dusoza. Ndarisoma gusa ntago ndivugaho, nubwo nzi gushyomoka sindi umuhanga, mpamya gusa ko Yesu ababarira. Rero nimero yanjye reka mbanze mvuga ijambo ry'Imana. Ne kubanza nimero ya telefone imbere, reka mbanze Imana. Mfashwa n'ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ya 42. 42 ku murongo wa 6. Niryo rijya rimfasha ryamfashije na n'ubu rikimfasha, ngira ngo n'abandi bantu rigeri bafasha. Umurongo wa 6 rero uravuga ngo mutima wanjye ni iki kitumye wiheba, ni iki gitumye umpagararamo, ujye utegereza Imana kuko nzongera kuyishimira agakiza kayo. Imana ishimwe. Iri jambo narisubizaga Satani buri gihe iyo numvaga umutima wihebye, umutima wampagazemo. Ndagira ngo abantu bose baryumvishe nabo ribafashe. Imitima abihagazemo ituze, dufite Imana izongera kutugarukaho. Reka rero nkomeze njye natanga ya nimero 07 8 10 94 785 07 8 10 94 785 niyo nimero yanjye nkoresha kuri MTN. Imana ibaha umugisha. Rero reka dusenga Imana nkuko nababwiye. Rero nkunda gusenga Imana, ndi umunyamasengesho, ndabikunda, nibyo bimfasha. Kandi isengesho muririmbyi yaravuze ngo riratumbagira ngo rikazamuka rikarenga inyenyeri, umutima w'umuntu ugahagarara ukajya imbere y'Imana ushaka kuyireba. Mana yacu turagushimiye mu izina rya Yesu. Ndagushimiye kuvuga ibyawe, ibyo wankoreye, aho wanyujije birakomeye biranangora, ariko ndagushimiye kuko ushoboje kubwira ubwoko bwawe. Ndagushimiye kuko uri Imana ishyira umuntu ku masomo kandi ukayamuha kuyarangiza. Ndagushimiye kuko uri Imana ivuga bikabategeka bigakomera. Uyu mwanya rero ndagushimiye kandi amashimwe ni maremare. Uko umunsi uzawundi ukaza niko nuzura amashimwe. Ndagushimye Mana, ndagushimye, wakira ishimwe ryanjye. Niyo mpamvu ngwinginze kugira ngo ufashe n'abandi. Hari abantu bafite imibabaro, hari abantu bagowe, hari abantu babuze uko babigenza, hari abantu byarangiranye bavuga ngo Uwiteka arihe. Ndabasengeye mu izina rya Yesu, ndabasengeye kugira ngo nabo bagirire neza, nabo bibuke mu gihe nk'iki. Aba bantu ntubareke ngo babe bonyine. Hari abantu barwaye, hari abantu barembye barwariye kwa muganga, hari abantu babuze uko bishyura amadeni, hari abantu bari mu nzu z'imbohe, hari abantu babuze hepfo na ruguru. Ndabasengeye ngo ubafashe ubarengere mu gihe nk'iki, ubibuke nabo bazatambutsa amashimwe, nabo uzajya ubagabanyiriza umusonga bajye bagushima, nabo uzajya ugira icyo ukora bazajya bagushima. Ni ukuri ndabasengeye Abanyarwanda, sengeye abo hanze y'u Rwanda bari mu bindi bihugu, sengeye abantu bawe ingeri zose, nzi kutarobanura ku butoni mu mahanga yose, ukubaha agakora ibyo gukiranuka uramwemera. Sengeye abakobwa bageze igihe cyo gushaka, ujye barinda be kwihitiramo. Ndabasengeye kandi ababuze abo babana bacyumva bababuze, Mana ubahitiremo, ubahereze abafasha bakwiriye. Abasore bageze igihe cyo gushaka ubaha inkwano, ubaha inzu. Sengeye ubwoko bw'Imana, abagabo n'abagore bubatse ngo abo byananiye bari gushaka gusenya bakomeze. Abi bigeragezo byabanye byinshi batari kumenya ko bari ku ishuri bakomeze.
abantu b'Imana be gusenya, be gukora amadivorce kubera ibigeragezo, bamenye neza kuko ushaka ariko wagenza umuntu, bamenye neza ko ubeshaho umuntu kubyumva kandi ko bari mu mugambi wawe. Ndabasengeye, navuga byinshi ndaha hantu, reka ntuze wowe ntutuze ku bugingo bwacu, kirenze byose uzaduha iherezo ryiza, kirenze byose urusheho kuguma kweza umugeni no kumutunganya. Ndabisenze Imana mu izina rya Yesu wabambwe ku musaraba, amen.